kabe y'amacumbi twaba harara ariko ndiyitwa iroje kandi warangiza ugashyiraho kondisiyo kavuga ngo uwinjiramo hano n'umugabo uri yenyine cyangwa se n'umudamu uri wenyine cyangwa se n'umugabo n'umugore mubanze mutwereke testation de mariage kuri umugabo ko ari umugore wawe iyo gahunda ikabaho ariko rwose niba turi abakozi b'Imana kafata ibintu ugakubitaho bije byose bikirundamo one wowe ufite kabare ne ufite izo nzu zinda y'abantu bararana mu gatondo bagataha ubutumwa warabucuritse ndabutumwa bwizo gifite. Nabonye abantu bavuga ku kibuno caba masharirene abantu muze kumbabara ntago biri gusanzwe bikora none abantu bavuga ku kibuno caba masharirene yapi kibuno kiza kibuno nacyo kishemo abantu mumbabara ntago aruko naguye ariko nanone ibintu byubaka umurimo w'Imana birakwiye ko umukozi w'Imana azakavuga ati nibyo mfite ikibuno ngomba kukireka abagabo bakakibona hirya y'ikibuno hakurikira iki Bondi kibuno tuzi bivamo Mure bivuze ngo ikibuno shakucyereka uzacyereka abagore numva ari gwa uri mu murongo ariko nivuze ngo nzacyereka abagabo buriya ufunguye iduka abantu bazaza bahahe mu magambo make pasi tugiye kwihuta mama Sharene n'ama video wagiye ubona yamamaza ari amazu yo kubamo yego mu magambo make ukurikije uko wayabonye ubona mama Sharene yarayobye ndabwo agifite ubutumwa ndacerya ngo nje ndabwo agifite ubutumwa bwa Kristo kuba abantu bagenda bakamuvugaho ibintu byinshi ngama video y'urukoza soni ari gusambana bira bintu kuba babivuga nubwo baba mubishyira ubundi bira bintu bikwiye ko byavuga ku mukozi w'Imana oya cyakora ndemera ko hari umukozi w'Imana harabikwa ari ibitero satani yamugabyeho bibaho ko satani araduhika ariko mu byukuri niba harimo indambwe ye wimukanwa ni byiza cyane iyo ugiye urawugendana aho wimuke urawimukana ni wowe ufite agaciro Yesu rero ari mu mitungo yimukanwa ujya muri Amerika Yesu mukagendana wajya i Burayi Yesu mukagendana pasiteri wa apotre wawe uba wamusize rusengero rwanyu uba warusize kandi bikindi kintu nakibyira abantu badukunda ndakidahinduka ndakidahinduka ndabuzima butahinduka ndacyo utahindura oya babwire neza ko iyo umuntu akiri umuzima wese aba ari umukandida w'ibyiza yego uko wabukumva bimeze kose kandi nanone waba uri hasi cyane ari uko ndakitahinduka mu gihe gikwiriye ukaba boss ukagera escort waba uri no hejuru cyane hejuru buri abantu ku isi tuba tuzi ko bageze hejuru ariko ukamanuka kandi unenebwire bano bantu iyo wazamutse hakurikiraho ntambwe kumanuka niyebyerera abakizamuka muhumure ngo uzasiga imbaraga zizagukoresha imbaraga uzasigara ngiye watangiye kumanuka kuko buri kintu cyose gifite aho kirangirira niyo mpamvu Imana niyo idafite itangiriro niyo idafite n'iherezo niyo bavuze ngo ndi Arufa ndi na Omega ndi itangiriro yabivuze mu byahishuwe ndi Arufa na Omega cyane nawe wowe yewe muntu ko wakumva warazamutse kose ibintu byahinduka ukongera ukacina ku butaka nawe uri ku butaka isi umunsi yakwidunda ukibona wageze ku gasongero itara ryatse inyenyeri yatse ndabuzima niba unyumva udafite Yesu muri wowe menye ngo ndabuzima ufite ariko abantu badukurikiye murabona Pastor Bana atagaragara neza murabona Yesu atari mu protocol navuze ngo nukubera Imana navuze suburanga sa amashuri suko twabusanzwe wakomeye cyakora Yesu yaradukomeje yaratugaburiye ari kutwambika kandi turacyakomeje kubera kuyubaha hanyuma rero ku bantu badukurikiye uyu munsi ni umunsi wo gukubita abazimu tukabazengereza niyo nahuye na Pastor Bana aka kantu yigeze kukavuga ndagasigarana mu mutwe ba pastor yewe umuntu wese dukoranye akanda nyigisha kandi ukantu kazirikana aka kantu wumve nagafasha buriya gukubita abazimu tukabakubita bakagenda batereba inyuma buriya rya abazimu bamenyera umuntu runaka ugasanga baramufashe baziritse imigisha ye baziritse ubuzima bwe gasanga arwara ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu ugasanga ndakigenda abo nabo tubagezeho rero tubitendekaho tukabaryosa tukabarutsa igihe cyose batumije buriya muntu atari kwiteza imbere
hanyuma ukabaparamira. Cyane Abantu bazi guparamira turabasuhuje. Yes, ni iby'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Rwanda Lake Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Rwanda Lake Plus turahafite umutumirwa wacu uyu munsi. Ntabwo ari wenyine, ari kumwe na Ndi Umukristo TV. Niho muri buze gukurikirana n'uvuga butumwa ryose. Hanyuma rero uyu Pastor Bani twamusuye ku Gisenyi. Ku Gisenyi nkuko mubibona, niho niyicariye. Ni umuntu w'Imana, ni umuhanuzi w'Imana, ni umuntu Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi. Ku bantu bagiye bamukurikirana kuri Rwanda Lake Plus ndetse no kuri Ndi Umukristo TV, ni umuntu Imana iri kugenda ikoresha ibintu bikomeye muri iyi minsi. Hanyuma rero ntabatindeye cyane, reka mwakire. Pastor, ndakwakiriye. Urakoze cyane kunyakira kandi ndagushimiye. Ndi Umukristo no ku bantu bari kuri Ndi Umukristo TV turabakiye kuri Rwanda Lake Plus, n'abantu bari kuri Rwanda Lake Plus turabakiye kuri Ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane nabo cyane. Yego. Amen amen. Hanyuma rero Pastor, tangira dusengera kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu twegije Imana, kugira ngo tutaza kuvuga amagambo yacu ahubwo tuvuga amagambo y'Imana. Mana muremye, Mana mucunguzi, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangaza abana natwe, nyakubahwa Imana, tugirira neza. Ushima ko twagera kwa masaha, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Ushima ko twagera ku itariki. Hari benshi batageze ku itariki ariko twebwe tuyigezeho. Hari benshi batageze mu kwezi ariko twe tugeze mu kwezi. Mana turagushimiye, izina ryawe nirahabwe cyubahiro. Data mwiza mwamudukunda, tugushimiye ko watwongeye iminsi yo kubaho. Imyaka yacu wayongereye, izina ryawe niryubahwe. Ngaho gumana natwe kandi ukomeze kuturengera muri byose. Sengeye umugaragu David, umuyobozi w'ikiganiro, kandi nanjye Rabani ndisengeye umuyoborwa mu kiganiro, ndetse udufashe ariko hagataho turaritse Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo bise muri twe Data usumba byose, ndetse tuyobore. Sadiba k'ijambo riravuga ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Data mwiza udufashe utugenderere, kandi n'abamene Data n'abashiki bacu badukurikiye nabo turabasengeye, kugira ngo ubwo tugenderera nabo ubagenderere kubyineza n'imbabazi zawe. Ngadufashe mu byose uturengere muri byose, niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu. Amen amen. Hanyuma Pastor, nongeye kuwikaze na kari hano kuri Rwanda Lake Plus. Yego. Ndi Umukristo TV ho ni wawe. Yego yego. Reka baze ntanga gatangazo mbere ngo dutangire ikiganiro cyacu. Reka ntanga amatangazo makeya. Hanyuma itangazo rya mbere nuko iyo dusoje gukora ikiganiro cyangwa se n'umuvuga butumwa twatumiye umunsi ku munsi, turamubwira akadusigira nimero yiwe iyo dusoje gukora ikiganiro. Turamubwira mu kiganiro tugisoje akatubwira nimero yiwe. Bivuze ngo niba udukurikiye wifuza gusengana na Pastor Bani, wifuza kwakira neza y'Imana, wifuza guhanurirwa, wifuza gusengerwa mu bibazo bigiye bitandukanye, ikiganiro cyose usabwe kugikurikira kugira ngo uze kubona nimero yiwe. Kuko hari abantu benshi bagenda bamamagara bakambwira ati David do nimero y'umukozi w'Imana, rimwe na rimwe bakambura, ariko Pastor Bani niko kazi Imana yamuhaye, we ntaga ajabura. Ariko jewe wambura bitewe n'ibintu byinshi mba ndimo, ariko Pastor Bani niyo wamuburaho isegonda rimwe, irindi segonda ragaruka akaguhamagara, cyangwa se Imana ikamukoreramo akanagusengera bikagenda neza. Irindi tangazo, niba ugenda ukunda ibiganiro byacu twigezaho buri munsi, byaba byiza ukoze subscribe, tukagenda tuba umuryango mugari. Amen. Ugakora subscribe kuri Rwanda Lake Plus, ugakora subscribe kuri Ndi Umukristo TV, kugira ngo Imana igende itwagura tukaba umuryango mugari. Kuri Ndi Umukristo TV baracyari hasi ho gakeya kuri ngewe, bivuze ngo natwamuzamura ku bantu bari kuri Rwanda Lake Plus. Umuntu wakoze subscribe kuri Ndi Umukristo TV atari kuri Rwanda Lake Plus, byaba byiza ya kuri Rwanda Lake Plus. Kuko hari ikintu kimwe n'abasezeranyije nababwiye ati ngese nawe ntugafata ibyiza wenyine no kumva ibiganiro byiza wenyine, ahubwo biba byiza uyibisharinze inshuti yawe. Nawe niba gushanze kino kiganiro cyangwa bakigusangije, umuntu kiguhaye ni inshuti yawe ikwifuriza ibyiza, yumva ko nawe wagerwaho n'ibyiza, wakumva amagambo y'ihumure yubaka umutima. Nibyo rwose. Pastor, meze ute? Meze neza mu bugingo, mu mwuka no mu mubiri. Ndashima Kristo. Nukubona ruhi neza y'Imana. Nukubera Imana. Kano kana sinzajya nyibagirwa. Najya ngo Pastor yagenda sasa, agenda yibera mutoyi. Asubira inyuma. Umunsi uko mubonye none ejo siko mubona. Yangarireba. Nukubera Imana. Nukubera Imana. Ndakindi suburanga samashuri menshi ko twavutse hano hakomeye, umva ndebye mu bo tuvuka. Burya navutse mu muryango munini, ariko menya ndana mu dugudu dufite ndawe rwose.
mfite mukuru wanjye wize arasoza ariko arikorera ku giti cye. mbese ni muri ba bandi bize hari ukuntu mu cyaro iyo udafite akazi ka leta wikora ku giti cyawe bavuga ngo nta kazi ufite nubwo wize. Yego, nawe ubwo ari muri abo ngabo abashomeri bize amashuri akabapfira ubusa ariko bikorera. bikorera ariko yari mu cyaro atunze n'umuryango we. Ariko rwose pe turebye ku mashuri kandi nta nubwo arengeranya amashuri afite. Buriya David ni ukubera Imana. Yesu nicyo mukundira, niyo mpamvu yagiye kuvuka ntiyavukira mu rugo rukomeye. Aragenda ajya hirya mu biraro by'inka kwarugira ngo na wa mutindi na wa muhanya. Ndekereza ko mu Rwanda no ku isi ya rurema ndawaba atwite ngabure Kigoma, ngabure igishushu azafatamo umwana. Ariko aragenda ajya kuvukira he epfiyo kugira ngo na wa mukene nawe yisange hamwe nawe amuzamure. Niyo mpamvu rimwe sinzi niba kino kintu nkunda kukikubaza ariko ngibaza abantu muri iyi minsi abantu benshi batazi Yesu babayeho bate. Harya wansubije ngo iki? Rero ugiye ko babayeho nabi. Boro murembyi niwe wavuze ngo ndamana ndabuzima. Mubabona bagenda mubona bwije bugaca ariko ndabuzima. Nta mana ndabuzima. Niba unyumva udafite Yesu muri wowe umenye ngo ndabuzima ufite. Ariko abantu badukurikiye murabona Pastor Bana atagaragara neza murabona Yesu atari mu protocol. Navuze ngo nukubera Imana. Navuze suburanga sa amashuri suko twabusanzwe wakomeye cyakora Yesu yaradukomeje. Yaratugaburiye ari kutwambika kandi turacyakomeje kubera kuyubaha. Hanyuma rero ku bantu badukurikiye uyu munsi ni umunsi wo gukubita abazimu tukabazengereza. Iyo nahuye na Pastor Bana aka kantu yigeze kukavuga ndagasigarana mu mutwe ba Pastor. Yewe buri muntu wese dukoranye akana nyigisha kandi akantu gakazirikana. Aka kantu wumve nagafasha. Buriya gukubita abazimu tukabakubita bakagenda batereba inyuma. Buriya rya abazimu bamenyera umuntu runaka. Ugasanga baramufashe baziritse imigisha ye baziritse ubuzima bwe gasanga arwara kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu ugasanga ndakigenda. Abo nabo tubagezeho rero tubitendekaho tukabaryoza tukabarutsa igihe cyose batumije buriya muntu atari kwiteza imbere. Hanyuma ukabaparamira. Abantu bazi guparamira turabasuhuje. Ababikoze mu gihe cyacu ariko mwabikoze cyane ashanga cyo gemwe ntago mwari muzi imodoka. Kera agenda imodoka zari zarabanyinshi n'uburara. Buriya n'uburara ndago ari buraba bwishi. Buri umuntu uparamira nawe hari ukwaba mese. Buriya ndatike sibyo se. Ndatike bafite sibyo se. Amava agacika ariko ko gukirukanga. Umuntu uparamira aba isakindo. Yagira mu kizi kubitamo ariko kongoka ntaguruka yirukangaho. Yego Imana ishimwe cyane buriya Yesu ni mwiza. Bimeze kino kiganiro cyo gukubita abazimu tukabazengereza. Hanyuma amaze iminsi ni kugendana ijambo rivuga ngo turebe twumve ariko nanone twiga kuba amagambo tugiye kuvuga muri iki kiganiro ni amagambo 15 zigatuma ari gita. Ugashaka ahantu yarengeye ariko ngiye sinzari gita nubwo zaba na miliyari. Nzakorera Imana mu bice Imana iri kugenda iri kundereza. Ndi kubasengera abantu ba diaspora bitewe n'umurimo bakora mukuru muri mugize. Buriya abantu batanga amafaranga mu Rwanda baba diaspora nabo ntagaruka baba bafite amafaranga menshi cyane. Nabo baba bafite amafaranga menshi bafite ibibazo nabo bari gukemura huko no kwigomwa. Ariko iyo umuntu abonye akanimero ko hanze avuga ati warakize kandi akibagirwa ko hanze ahubwo ari nabo hanze watwerera. Erega buriya kara kanomero ko hanze namwe mutwumva ni buri no hanze ni nguko muri Afrika tubona umuzungu cyane. Sibyo si ariko mbona basigaye bavuga ngo nabazungu kuruhu. Ni uko muri Afrika tubona umuzungu uramuntu ufite uruhu rwera iyo umubonye uba wumva ko hari akantu hari akantu kisumbwe ashobora kuba gusumbya. Nakarakanimiro ko hanze akateranyo mbese ariko rimwe cyangwa se 9 mbega nuko gusa ni mwamamare Yesu ajya baduhera imigisha myinshi cyane kandi murabana beza cyane. Hanyuma Pastor reka twitangira ikiganiro cyacu hano twasuzanyaga gusenge nakubonyeho ubwiza bw'Imana abantu bataramenye Yesu Kristo. Birashoboka ko wamenya Yesu ariko utazi Yesu Kristo. Ibyo binamenye ko bitandukanye Yesu na Yesu Kristo. Bo ba Yesu ni benshi bari Yesu Bibiri ubu nimenye ivuga ba Yesu batatu muri Bibiri ariko hari na Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwo rero uwo bango Yesu avuka. Yesu avuka yavutse ari Yesu. Yego.
yavutse ari Yesu ngabatijwe aba Yesu Kristo akantu wari ukazi bo ngendera kuri Bibiliya yari yaranuwe kuko biravuga ngo havutse umwana w'umuhungu yego azaba igitangaza yego hani ngo ni Emmanuel Imana turi kumwe umva ayo yose ni amazina Imana muvugagaho noneho marayika ajya kubonekera Mariya ntiyabwiye ngo uzasama inda ariko umwana uzamwite Yesu mwita Yesu gusa kivuka yego samwite Yesu yego ubwo rero ubundi uyu Yesu abamwise Kristo ntacyo bitwaye nawe uyu munsi mfite uko ndi kumwita yego mfite uko ndi kumwita niyo mpamvu amazina y'Imana cyangwa se amazina ya Yesu ni menshi bigendanye n'igitangaza Imana iba yakoretse. Iyo wabuze urubyaro mu myaka 10 ukabona urubyaro bivuga ngo ni Imana y'urubyaro. Iyo wabanye umukene ukaguma mu butaho Imana ikakugendera avuga ngo ni Imana igabura. Nase byose iyo wakenye imyenda igihe kinini Imana ikakuvuga ngo ni Imana yambika. Ni gutyo tugenda dusingiza Imana mu buryo bwacu bigendanye n'iki Imana iba yadukoreye. Hari n'abantu mu rusengero Imana iba yakoze ikintu atararuya tugize umwanya wo gushima atamina ati mumfashe duha Imana ibyubahiro 12 ati nabonye Imana iri kugenda n'amaguru Imana si bahuriye Nyabugogo bahuriye Nyarutarama bahuriye hehe koko sibyo ukashaka ati ngiye nabonye Imana rwose genda n'amaguru ati modoka yari ingonze ati modoka yari ingonze cyangwa se twakoze imbanuka tuvamo ngiye navuyemo ndana gasareti nabonye kandi abandi bahasize ubuzima kumva rero uwo nyine abayayibonye nose koko dusubije amaso inyuma koko Imana yayibonye ariko yayibonye mu mirimo yayo yayibonye mu bitangaza byayo kuko yamurokoye abandi bahasize ubuzima ati haleluya ariko hari ibintu abantu batazi buriya nta kintu Imana na kimwe ikorera mu gihombo buri kintu cyose gikora mu nyungu zayo nta kintu Imana ikorera mu gihombo kandi ibintu byose bikugeraho ujye umenya ko bikugezeho mu nyungu z'Imana bundi abaye abantu twabimenyaga kuko ngo kubivuze ndabi ikintu na kimwe hano ku isi gitungura Imana icyaka wenda kintu na kimwe hano ku isi Imana ikorera mu gihombo gupfa niyo sakrire giteye ubwoba hano ku isi ariko tekereza ko ari mu nyungu z'Imana yego tekereza wowe ushobora gupfusha umubyeyi muri rwa rupfu rw'umubyeyi wawe wowe uri murarira muryango mwifashe amapfu y'ibintu byakomeye ariko muratangira mwiguryo murajya kushaka Serikeye uriya mucuruza Serikeye yarasenze Imana mu uwo mushinga sibyo si mwe muratangira mukora inama atase irimbi biragenda bite harabarajya Rusororo harajya Nyarutarama harajya Nyarugenge hano Rubavu turi kujya aho bita kuri Mirya Rugerero twita kwa chef hari na ske tukomeze mukajya kandi iyo mugezaho barabye ati mbere yuko tubaye ikibanza mubanze mwishire kuri konti uriya muntu umushinga we uri kubalansa kandi akona amafaranga gashima cyane kandi aje akabyukira mu rusenga akajya gushima ati no minsi mw'iminsi Imana iri kumba akazi yaneje imbere natangiye gufatika none rero bafite inzu bafite iki nigeze kujya kwa muganga mu minsi yashize ndemeshe pende kumva ndi kubabara ukuntu njya kwa muganga na mterane vo kubana na dogiteri none kwakunda abagabo bari benshi umuganga abaraje atangira kutuganiriza ati haleluya abarwaye abazi kwikiriza amena turahekiriza ko bose siko babizi ati rero ndaje ngo mbahe briefing ko hano turi bukore mu muryango na hano huko ndikona abarwayi mwabaye benshi Imana iri gukora igitangaza aze byose buriya twebwe iyo mwatuyobotse muri benshi turiherera tugapfukama tugaha Imana icyubahiro ati Imana ushimwe rwose ibintu biri kugenda neza ariko twebwe turi gutetemwa twebwe ibintu byakomeye sibyo nzi ko nda muntu muzima wajya kwa muganga umuntu ajya kwa muganga arwaje usuye umugenzi wawe urwaye tutarwaye rero ba muganga baburi iki bivuze ko nta muntu wajya kwa muganga agiye kureba ikiza reka ta waba usubiye kwenda yiki kuko n'ikimenyimenyi wakize ntago wajya gushimira ibitaro boroshora no gusanga no muri polisi muri RIB
bashima Imana ko babonye abakiriya. Naho se buriya none nose uragira hatabaye rurugomo hatabagenje ibyaha neza bagafata nyine ibyaha byabonetse sibyo si hari uko byagenze buriya niko bimeze kuko buriya uko byasa kose none akazi kava he akazi none kava hehe se nyine buriya muri ribo no muri polisi buriya nabo barakontora muyu mwaka twarungutse Imana ishimwe twagenje ibyaha gutya na gutya mu bacamanza mu rumungiko n'ahandi nuko rero nose uragira nitudashamirana tuzaza kumushaka hanyuma rero kuko Yesu nagere vuba azatabare Yesu wenyine bino byose niwe uzabishyiraho iherezo we naza atabare tabari intorezi ariko mu isi ibibazo byacu bari kubyungukiramo Yesu niyo mpamvu bamwe baba batanashaka kwaza kugira ngo ibibazo bihore bakomeze babyungukiremo ariko naza azakuraho urupfu naza azakuraho umubabaro naza azakuraho ibyaha azakura abacorora umuge bagafatwa ndibizongera barwana mu tubari ndibazongera kabare zizafungwa loji zizataha n'ibindi ubwo rero Yesu naza akora akazi kiwe ngo yavuye kwibara avuga ati Mana ngo niryo uyu munsi simfatwe kwiba uyu munsi simfatwe igihe umunsi nimbona urindengeje ati ndagushima ushobora gusanga yenda Imana aba yashimye ngo Mana undinde buriya hari n'Imana y'abajura ibajya basengeka barinda iyo ntabwo ariyo mu ijuru iba yabarinze rwose hanyuma ku bantu bari kumva ndi kuvuga gutya ntabwo ari ngewe ahubwo mu gitondo nabyutse numva narwaye tugire ipe ku muntu w'umwe ndi kuvuga gutya siko sanzwe vuga ahubwo muraza kwihangana ni kwa kundi ko umuntu akunda umurimo w'Imana akavuga ati reka nihambire ngene nkora umurimo w'Imana ariko ubwoko bw'Imana mukomeze gutera imbere nkuko nababwiye nitwumve turebe ariko tuniki yaba bibabaje gukurikira ikiganiro kireshya gutya kinkana gutya ariko ukagenda nta jambo nari mugize ute usigaranye yego tuvuze ko Imana buri kintu cyose Imana yemera ko kibaho ku bw'inyungu zayo bivuze ngo nawe bigerageza waba uri gucamo mu nyungu z'Imana kandi bizagira iherezo cyangwa se bikigisha umugenzi wawe cyangwa wowe ubwawe biri kukuremera ubundi buhamya uzavuga mu minsi izaza kandi buriya nubona wagiye mu modoka abandi bose bagapfa wowe ugasigara ujye umenya ko usigaye ku mpamvu z'Imana ni ku mpamvu z'Imana buriya ntutekeze ko hari icyo urusha abandi wowe ntabwo uri icyuma nawe cyagomba kuza kikagukata ariko nusigara umenye ko uri mu mpamvu z'Imana bene bano baba bari mu migambi y'Imana abantu batanu bagapfa gasigara wa gatandatu n'uwo muntu ni mumubona yasigara wenyine uzamwitondera uwo yego uwo muntu ntabwo abasanzwe mberutse ahantu mu izi ngendo zacu tujya gusengana n'abantu no gusengera ibibazo by'abantu bitandukanye bari abantu bakuzemo nabazanye akana kangana gutya uyu mwana ni wabande ko muri bakuru n'umwana ko tutamukekera muri mwe kano na kuzukuru kacu ariko kandi kasigaye mu ubu buryo ati mama we yaramusamye ageze mu mezi 6 indi mumerera nabi bamujyana kwa muganga bita nuko babonaga ko ubuzima bw'umubyeyi busa nabi uri kujya ku iherezo abaganga bigira inama bato none katubage uno mwana tumukuremo yenda turokore mama wiwe mama tumurokore uyu we tumukuremo wenda birangire mwazabyara nundi none birangira ikinyaba muteye bihwaniyemo mama bari ugenda kakana kameza 6 urumva mwana w'amezi 6 rwose pe haba nibitararemwa kuri we byarangiye kakana bazi ko ngo niko biri burangire kabaho mama we acaho ibaze bene uyu mwana rero bene uyu mwana mugiye mu mwubaha uyu mwana ndabwo asanzwe uyu mwana hari by'Imana ibimusigarisha hanyuma pastor umurimo w'Imana umeze ute kwa ngo twigire mu ijambo ry'Imana mu murimo w'Imana Imana yagutumye umeze ute muri iyi minsi iyo turebeye muri rusange cyane ngo hane wacu muri Afrika cyane mu Rwanda amadini n'amatorero byinshi byahagaze njya ngo ndakwibwira abantu ngo Kristo wende yahagaze ni muzima Kristo arakora amasaha 28 kuri 28 Yesu ari gukora kandi abari bazi Imana ya pasiteri mu rusengero bari bazi Imana ya potirara mu rusengero abari bazi kujya muri hospital mu baririmbyi bateranye akaba ari bwo bafashwa bari bazi ngo misa ya mbere akabe cyangwa se rwa rusengero rwanyu mugana mugakubita mu mukozura abo ngabo ni mwaremye bararogerese ariko abafite Yesu mu mitima yabo afite Yesu mu mitima yabo Yesu aracyabongorera
aracyababwira ngo muhumure, aracyabwira ngo muhumure, ndacyari Imana yanyu, ndacyari umutabazi. Uwo Yesu rero mu mutima niwe dufite uyu munsi. Njya mbwira abantu ngababwira ni buriya Yesu ni umutungo wimukanwa. Inzu nayisiga ariko Yesu twagendana. Inzu nayisiga hano muri Afrika, Imana indeye iteka ryo kujya muri Amerika. Inzu ngayisiga hano ariko Yesu tuzagendana. Buriya na madamu wamusiga ariko Yesu mwagendana. Yesu rero ni umutungo wimukanwa, kandi buriya mu bifite agaciro mu mitungo y'abantu ni umutungo wimukanwa. Nibyo bifite agaciro, umutungo wimukanwa. Umutungo utimukanwa we uwo nda agaciro ubufite. Kuko buriya David igifite agaciro ni igifite agaciro ni karuvate hano mfite. Nayo nasize hirya rero yose igifite agaciro ni ishati nambaye kano kanya. Bikobise nagendana kuno nambaye. Ya costume y'induzi. Ya costume nziza. Iyo kaskayo. Niyo mpamvu rero umutungo wimukanwa ni byiza cyane. Ni byiza cyane iyo ugiye urawugendana. Aho wimuke urawimukana. Ni wowe ufite agaciro. Yesu rero ari mu mitungo yimukanwa. Ujya muri Amerika, Yesu mukagendana. Wajya i Burayi, Yesu mukagendana. Pasiteri wa apotre wawe uba wamusize, rusengero rwanyu uba warusize. Kandi bikindi kintu nakibwira abantu badukunda, ndakidahinduka. Ndakidahinduka, ndabuzima butahinduka, ndacyo utahindura. Oya babwire neza ko iyo umuntu akiri umuzima wese aba ari umukandida w'ibyiza. Yego, uko wabukumva bimeze kose, kandi nanone waba uri hasi cyane ariko uko ndakitahinduka mu gihe gikwiriye ukaba boss, ukagira escort. Waba uri no hejuru cyane, hejuru. Buriya hari abantu ku isi tuba tuzi ko bageze hejuru, ariko ukamanuka. Kandi nibwire bano bantu, iyo wazamutse hakurikiraho ntambwe kumanuka. Niyo byerera abakizamuka muhumure. Ngo uzasiga imbaraga zizaguka. Imbaraga uzasigara igihe watangiye kumanuka. Kuko buri kintu cyose gifite aho kirangirira. Niyo mpamvu Imana niyo idafite itangiriro, niyo idafite n'iherezo. Niyo bavuze ngo ndi Arufa, ndi na Omega, ndi itangiriro. Yabivuze mu byahishuwe. Ndi Arufa na Omega. Cyane. Nawe wowe yewe muntu ko wakumva warazamutse kose, ibintu byahinduka, ukongera ukacina ku butaka. Nawe uri ku butaka, isi y'umunsi yakwidunda, ukibona wageze ku gasongero, itara ryatse, inyenyeri yatse, amateka agahinduka. Hanyuma impano z'ubuhanuzi kuzikoresha neza pasi. Amavuta bahari. Nibaza nk'umunsi wenda ushobora kuba wabaho ukaruhuka ukamara nk'umunsi wose udasengeye umuntu. Ntibyakunda. Amasaha? Ntibyakunda rwose. Yenda amasaha yo yabaho ko ndi umuntu arige numva narushye, nasingiye abantu benshi cyane kumva mutwe ari nkabati telefone mbenye ko cyane nishiremo akadege. Njyame nk'isaha imwe. Ningisaha imwe. Ndavuze amasaha, ntago mvuze isaha. Ni isaha imwe mara nduhutse ku manywa, kandi nayo si kenshi nyibona. Sibyo? Basi uyu murimo ntago bavuna. Buriya rero uno murimo uravuna. Umurimo uravuna, buriya ndeba kababeshe. Nijugujugu yamuyihanganira ute? Gusenga biravuna, kandi buriya ndeba kakubeshe keretse mu ijuru honyine. Niho hatuje, niho hatabi intambara, niho hatabi imijugujugu. Ariko nibi byacu niyo usengera umuntu agatinda tereka date ngewe wapi, uriya wapi, ugasanga guhinduye ikindi kintu. Kandi tuzirikane ko Imana isubiriza igihe. Cyakora nyizere ijambo ry'Imana baravuga ngo ababiri baruta umwe. Iyo bagendanye ndebananirwe, bagendanye barakomezanya. Nigeze nsoma kino kigisho cya Mukristo mu rugendo, hari abo batangiranye baragwa, ariko kuri hagati no hagati Imana yamuhaye undi muntu umwe witwa Mwizerwa, baragendana. Kandi koko bageranye Siyoni. Ririya yerekwa ryaramfashije cyane, riri mu bintu byatumije ngomera kugera nawe uyu munsi ngendanye n'Imana. Abantu bakugana abantu batugana tubaha serivisi dushoboye.
buriya kazi David k'Imana njye ukuntu njya ngareba nk'abatari komanda kwega akazi wagagize ngo buriya David njye akazi k'Imana ukuntu nyitegereza kitegereza rimwe na rimwe akenshi mu gitondo nkangutse ukuntu mbyuka nkahita mpanga ngavuga ati uyu munsi ndibuze kuganiriza Pastor Bane cyangwa se uyu munsi ndibuganize nkande yego nyine nkabitekerezaho nkavuga ati ariko kubera iki dukora ibintu nk'ibi by'akazi k'Imana abantu tutanabaciye n'amafaranga ariko bakanga kunumva ubundi bakanga kumva David ibyo ngibyo bifite inkomoko bundi iteka ryose niyo mpamvu nabivuga ngo gukizwa n'ubuntu niyo mpamvu abantu agakiza cyangwa se Yesu usanga abantu batamuha ireme kandi bavuze mu mitima yabo mu buzima bwabo kuko Yesu we yagiye ku musaraba afite ibyaha byacu ku bw'ubuntu ariko we wabakoze icyaha runaka ukagora avoka w'ibihumbi 500 ejo ugatsindwa kongera ukajura ugatanga 500 kongera ugatsindwa ariko Yesu unakabonye ntago wagatakaza umva ngo bavuze ati umuntu uzagikizwa tuzatubabara ibyaha bye Imana akabikishyiraho bafata n'inkoni 500 ukagenda hariya kwako nibavugaga niba ari mu ihema niba ari hehe mu rusengero ukazikubitwa bure wakonga gukora icyaha yewe nyine buriya niyo mpamvu ubundi Yesu niyo mpamvu yavuze ngo uburenganzira ubundi Yesu yaduha cyangwa se Imana yaduhaye amahitamo niyo mpamvu yavuze ngo ni inzira ebyiri n'ubugingo n'urupfu ntabwo burya iteka Imana yavanga mu mahitamo y'umuntu yaravuze ngo uwe abayese mu rupfu dore ibyago by'urupfu nibi abayese mu bugingo dore ibyiza by'ubugingo nibi ariko se abantu ntago twumva bahita mu rupfu abantu sinzi ko mw'abantu mwe mumfashe mwizeye abantu bahitamo iby'urupfu usanga niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo inzira ijyana abantu kurimbuka ni igihogere nini kandi nyurarwamo n'abantu benshi ariko inzira ijyana abantu mu bugingo irafunganye kandi abayinyuramo ni bake iyo ngeze ku gisobanuro cy'iri jambo ino nzira ijyana abantu kurimbuka burya ari igihogere kaba ari nanini kandi kanyurwamo na benshi ubundi uyitangira ubona ari safa nda stresse nda wasiwasi ariko ukugenda uyinjiramo ugenda ugera hagoye haleluya ugenda ugera hagoye ahantu haruje cyane baba niyo banyuzemo bagera batagishoboye kwigarura byararangiye ariko abanyuramye inzira Yesu inzira y'ubugingo nabo batangira igoranye ariko uko bagenda begera imbere basanga kayira kari gufunguka bagasanga iyo ari byiza bikarangira bose Imana ushimwe wise ku mibabaro yacu none duhaye umunezero ubwo rero bantu b'Imana muhitemo neza kandi muhitemo ikiruta ikindi Imana ishimwe cyane hanyuma Pastor ka twikomeze n'ikiganiro cacu ngiye kubaza utuntu dukeya twigiye mu ijambo ry'Imana abantu bamurikira bazi neza ko ngundi ijambo ry'Imana nta kintu cyasimbura ijambo ry'Imana ariko utuntu ngiye kukubaza ntago ari ibiganiro nsanzwe nkora ariko rano yari ikintu cyo kuba ku murimo w'Imana bivuga rikabanza nisegwe kuri aba bantu ibintu ngiye kubaza Pastor ntago ari ibintu menyereye gukuramo ibiganiro ngiye muzi ko niza ngigana n'umukozi w'Imana akatubwira amagambo y'ibyiringiro bakaduhanura abahanuzi neza ko ngo n'abahanuzi ngahuza n'abahanuzi n'abandi bantu bafite ibibazo abahanuzi n'abahanurirwa n'abahanuzi n'abahanurirwa ariko uyu munsi utuntu tugiye kuganira Pastor ntago ari ibintu nsanzwe ngoraho hanyuma Pastor aho nk'umuntu ufite inararibonye wakijijwe kera umushumba wabisigiwe amavuta bisobanuye ko umukozi w'Imana bavuga ko ari gucuruza ibintu bijyanye n'amaroja umva aho hari ikibazo ntabura kibazo buriya twebwe twese tuzi ko amaroje ahenshi ibikorerwamo si byiza hasohokamo umugabo n'umugore umukobwa n'umusore n'amayoga n'ibindi kuburira umukozi w'Imana ukinjira aho ngaho ugakora ibyo bikorwa mu by'ukuri ndabwo ubuhesha Imana icyubahiro sinzi ubutumwa waba uvuga ubwo aribwo wenda ndaza gutanga urugero umuntu uri gutanga urugero abanze kunyihanganira ndavuga ngo Mama Sharene mu minsi yashize twagiye tubona amavideo ye yamamaza ibintu bijyanye n'amaroje hano wazana apartment nziza wakodeshamo kabamo gutya urumva waza mukaryama nabyumviseho n'ibindi ngibyo hano naho gusohokera hameze neza ako kavideo nagakurikiranye iminota itari myinshi ariko buriya mu by'ukuri ndabwo ubundi twebwe abakristo
uwo dukwiye kwamamaza ni Kristo. apana kwamamaza ibintu iyo wamamaje Kristo nawe arakwamamaza. Cyakora nanone dukomere urusyo, dukomere ingasiri. Abakozi b'Imana dukwiye kugira iterambere. Dukwiye kugira iterambere. Yenda iyo nzu wayubaka ikabe y'amacumbi, twaba harara ariko ndiyitwa iroje, kandi warangiza ugashyiraho kondisiyo kavuga ngo uwinjiramo hano ni umugabo uri yenyine, cyangwa se n'umudamu uri wenyine, cyangwa se n'umugabo n'umugore, mubanze mutwereke testation de mariage kuri umugabo ko ari umugore wawe. Iyo gahunda ikabaho. Ariko rwose niba turi abakozi b'Imana gafata ibintu ugakubitaho bije byose bikirundamo, ni wowe ufite kabare, ni wowe ufite izo nzu z'indaya abantu bararana mu gatondo bagataha, ubutumwa warabucuritse, ndabutumwa bwiza ugifite. Nabonye abantu bavuga ku kibuno cya Masharirene, abantu muze kumbabara ntago biri gusanzwe bikora. None abantu bavuga ku kibuno cya Masharirene, yapi kibuno kiza kibuno nacyo kishemo. Abantu mumbabara ntago ari uko naguye, ariko nanone ibintu byubaka umurimo w'Imana. Birakwiye ko umukozi w'Imana aza akavuga ati nibyo mfite ikibuno ngomba kukireka abagabo bakakibona. Hirya y'ikibuno hakurikira iki? Ubundi ikibuno tuzi bivamo. Bivuze ngo ikibuno ushaka kucyereka, uzacyereka abagore numva ariko uri mu murongo, ariko nivuze ngo nzacyereka abagabo, buriya ufunguye iduka abantu bazaza bahahe. Mu magambo make pasi tugiye kwihuta. Mama Sharene ari amavideo wagiye ubona yamamaza ari amazu yo kubamo. Yego. Mu magambo make ukurikije uko wayabonye ubona Mama Sharene yarayobye. Ndabwo agifite ubutumwa. Ndacerye ngo nje ndabwo agifite ubutumwa bwa Kristo. Kuba abantu bagenda bakamuvugaho ibintu byinshi ng'amavideo y'urukoza soni ari gusambana. Bira bintu kuba babivuga nubwo baba mubishyira. Ubundi bira bintu bikwiye ko byavuga ku mukozi w'Imana. Oya. Cyakora ndemera ko hari umukozi w'Imana harabikwa. Ari ibitero Satani yamugabyeho, bibaho ko Satani araduhika. Ariko mu by'ukuri niba harimo indambwe ye, hakaba ari mu kuboko kwe, inyifato yo ko yifashe, asubire mu butayo ajye kwegera Imana. Asubire mu mazi ajye kubatizwa, yihane yongere agarukira Imana. Kugeragezwa nzi ko bibaho. Ariko ngo ndi kuzunguza ikibuno, ngiye ngo ndi kugereka abagabo, sibyo? Ibintu ngabiriya kunda abakozi Imana tuba tugomba kuvuga ibintu byubashye, nubwo wanagere n'icyo kibuno gifite nyiracyo Imana giteguriye. Kuko nzi mu byo nzi umugabo agira umugore umwe, umugore akagira umugabo umwe. Yuvuze ngo uracereka abagabo, nta bagabo barenze bangahe buriya umwe tukugendana. Niyo Mana yavuze ngo buriya aba yafunguye iduka, buri wese azaza hahe. Sawa. Ariko ubundi pastor sibye iyi minsi byakaze, ubundi umukozi w'Imana kera yabaga yubashywe. Nubu w'Imana aya pastor bino byarahindutse. Pastor n'umuntu yazaga gucumbika muri quartier. Ngiye nkaba nta mucumbike, ngavuga ati ariko haradufite pasteur. Yego. Reka tukujyane kwa pasteur. Siko byagendaga? Niko bimeze. Kandi na nubu haracyari birindwe tarapfukamira bayari. Hari abakikirengera. Nyine urabona n'isi turugenda twinjiramo, abakozi Imana bari kugenda batakwa. Noneho na Satani agakorera nanone no mu bandi bantu kugira ngo izina ry'Imana ritukwe, n'abakozi Imana baharabikwe, dongo habura uwo kwizerwa. Kandi nubwo Imana ivuga ngo ni ngewe kwizerwa, ariko Imana sizo n'abantu bo kwizerwa. Iyo tabashyiraho ndi yari gushyiraho abatambyi, iyo igira ngo abari yo twizera ndi yari gushyiraho abahanuzi, iyo igira ngo ari twizera ndabwiba yimika abami ngo tubumvire. Abo ndavuga abakuru b'ibihugu. Yari kubaho iri yonyine. Imana rero ndikora iri yonyine. Imana ishaka gukora itegura abantu, igiye gukoresha itegura abatambyi, kanyurira muri bo. Imana ishaka gucura Abisirayeli mu Egiputa, yateguye Mose na Aroni bajyayo. Imana ishaka kutwiyereka mu buryo bw'umubiri, yateguye Mariya. Kristo aravuka, Kristo araza. Kristo araza. Niyo mpamvu iteka ryose Imana ikorana n'abantu. Kuko mu iki gihe Satani arimo agenda ashaka gutanya abantu n'Imana, ugasanga abakozi Imana bari kujyaho ibyasha. None na bamwe muri twebwe ndibagira imbuto nziza, bigatuma izina ry'Imana ritukwa
ngabo umwe agatukisha bose, ariko haracyari abo kwiringirwa. Ndagira mbwire abantu muri hano, ni iki gihe turimo cy'ibyahano bibiri gusohora, ariko haracyari abo kwiringirwa, haracyari 7 bitarapfukamira Bayali. Hanyuma rero reka twige mu ijambo ry'Imana kuko nabibabwiye ngiye nk'u ijambo ry'Imana. Yego. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukwizera, ukihana, urangiza ugakurikira ijambo ry'Imana. Pasa turafite iminota 10 niyo dusigaranye kuko ndabona amasaha ari kugenda, kugira ngo tunabohore n'abantu. Hari umuntu ejo bundi wamvugishije arambwira ati David, ati ndi gukurikira ikiganiro cyawe imirimo yanjye bihagaze. Yego. Uwo muntu tumwubahe rero, kugira ngo ataza kumara igihe kinadakora imirimo, ahubwo tumukorere episode ejo tuzagaruke dukora ibindi, kugira ngo nawe akomeze akore akazi ke kandi atagize ute nyine akora akazi ke nyine tutamubagamiye mu bitekerezo. Hanyuma Pastor ni karibu mu ijambo ry'Imana. Ko nukuri rwose. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Zaburi. Zaburi y'ijana na rimwe ni ijambo Imana isise ku mutima muri iki gihe. Reka ndisangize bene data badukurikira kuri ndi umukristo na Gone Ariki TV. Zaburi y'ijana na rimwe. Hari amagambo meza cyane Imana yambishuriye muri iki gihe ngiki, muri minota mike reka tuyaganire. Murongo wa mbere tubwira ngo ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera, Uwiteka niwe ngiye kuririmbira ishimwe. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzazaho ndi ryari. Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye, sinzagira ikintu kidakwiriye shyira imbere yanjye. Nanga imirimo y'abiyobagiza, ndizomekana nanjye. Umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ubeshyera mugenzi we rwihereranwa, nzamurimbura. Ugamika akagira umutima wibona, sinzamwihanganira. Ijambo ry'Imana. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu mudukurikiye kuri ibi binyamakuru byacu, iri jambo ry'Imana Umwuka Wera anyobemo iki gihe ngiki kugira ngo tujye turiganiraho. Ariko tugeze ku murongo waho wa 2 ho akatubwira ngo nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzazaho ndi ryari. Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Nageze hano mbatekerezaho 2. Ubundi abakozi b'Imana mudukurikira, abanyamasengesho, abahanuzi, cyangwa se abantu mwese mufiteho muhurira n'Imana, iyo tuvuze kugenda mu nzu yanjye ndunganye, ubundi ubutumwa tugomba kumenya ngo buhera he cyangwa se burangirira he. Yesu ajya gutuma abigishwa be, yabatumye ahantu 3. Ahambere yababwiye ni Samariya, arukurikizaho Yudaya, arakomeza arababwira ngo kugira ku mbera z'isi. Isamariya ni mu rugo, Isamariya ni mu ikaritsiye, Isamariya ni wowe madamu na mugabo wawe ni mu bana. Niba ufite umuryango w'abantu benshi, yewe mugabo, ukaba uri umuvugabutumwa, ukaba uri umuhanuzi, ukaba uri umutambyi, ubundi imbere ya byose Bibiliya iravuga ngo utazi gutegeka abo mu rugo rwe ntabwo byagakwiye kayobora itorero ry'Imana. Ubutumwa rero buhera Samariya, bugakurikira bukagera i Yerusalemu, bukajya i Yudaya, bugakurikira bukagera ku mbera z'isi. Hariya muri Samariya ni iwacu, Yerusalemu ni ukurenga imbibi, kugera i Yudaya ni ukugera mu bihugu. Niyo mpamvu mbere yuko uvuga ubutumwa, mbere yuko wigisha, nubwo Yesu yavuze ngo ndamuhanuzi iwabo, ariko buriya David namwe abadukurikiye, madamu wanjye niwe uzi ko nsenga cyangwa se ko ndasenga. Abana banjye nibo baze ngo papa ni pasiteri koko, arishushanya cyangwa ndabwo yishushanya. Ibyo barabizi, ibyo barabisobanukiwe, bazi ko papa wabo ari umukozi w'Imana cyangwa atari umukozi w'Imana. Kuko hari n'abakozi b'Imana baba bafite ka wisiki hariya,
Kamariti ni hariya yicaye mu rugo nubwo atojya muri kabari ariko abana bakabona isari ku gasoma. Abana nibo bazi induru za papa na mama. Abo rero ubatunguye uko bazanga ariko we isko kari umutambyi kari nyirira rusengero koko mubona azajya mu ijuru. Nibo bazi ngo azajya mu ijuru cyangwa ndabwo azajya mu ijuru. Niyo mpamvu ijuru ntabwo riciye mu kirere, ntabwo riciye muri ziriya nsengero twirirwamo, si muri ririya korari. Reka ijuru rinyuze ku mudamu wawe, ku mugabo wawe, ku mwana wawe, ku muturanyi wawe. Ku muturanyi wawe. Abaturanyi bawe bagutangira ubuhamya bungana iki? Madamu wawe ye mugabo agutangira ubuhamya bungana iki? Yewe madamu, umugabo wawe agutangira ubuhamya bungana iki? Yewe papa, yewe mama, abana bawe ufite kuri umukozi Imana bagutangira ubuhamya bungana iki? Mari twagere kandi kindane natwe. Kuko burya biragoye kwigisha abandi ndi wigisha. Biragoye guhindura abandi ariko madamu yarakunaniye, umugabo yarakunaniye, abana barakunaniye. Yego bibaho ariko byibuze mu bana 5 ukabona n'umwe ugukurikira ufite bakabibirara. Usengera abandi ndi wisengera, usengera ingo z'abandi urwawe rukakunanira. Kenshi hari igihe njyangira ingenda ariko ibyo byavuga mu bihe byashize naba nagiye gusengera abantu twagiye mu biterane bademoni twamenaguye twakubise nagera iwanje ngasanga kana karwaye. Nasenga Imana ikambwira ngo wabirukanyiriye baza mu rugo. Ariko ndangije nawe mbubaka igikuta. Haleluya. Mbubaka igikuta, mbubaka ubwirinzi. Iyo ngiye kugenda bati ngiye kugenda marayika wanje usigare mu rugo. Uwo mudamu wanje abana banyu hereye ku mutwe ukagera ku mukuru ndabasinganishije mu maraso ya Yesu. Ubu nsigaye ngenda kuko ngasanga nabo buzuye umwuka baransengeye nataha bakambanurira. Imana igahabwa icyubahiro. Kandi birandababwira yemye abakozi b'Imana, niba n'umukozi w'Imana ukaba utarafata madamu, ukaba utarafata umugabo, ukaba utarafata abana, ubabwire ngo mwicare hamwe dusenge twumva ijambo ry'Imana, uracyafite ikibazo. Nabo wigisha ubu babeshya. Bondo ubutumwa bugomba guhera kuri madamu wawe, ubutumwa bugahera mu bana bawe. Mana yacu nihabwa icyubahiro. Ubutumwa bugahera mu nzu. Madamu agutangira ubuhamya bungana iki? Niyo mpamvu Dawidi yavuze hano kuri murongo wa 2 kuri B yaho ngo nzajya ngendana mu nzu yanje umutima utunganye. Mu nzu yanje ntabwo ari mu ruse kuko ni mu rugo. Mu nzu yanje ni kwa madamu, ni kwa papa w'abana, ni ku bana. Nzajya ngenda ndunganye. Murongo wa 3 katubwira ngo sinzagira ikintu kidakwiriye shira imbere yanje, nanjye imirimo yabiyobagiza ndizomekana nanjye. Buriya hari icyo twita kugendana n'abantu babi. Abo mugendanye murasa, abo utinze usa naho. Mana ishimwe, David utindanye nageze muri social media. Yutindanye n'abajura 6, ubu mujura wa 7 ukiba kubarusha. Yugendanye n'indayo 8, ubu indayo ya 9 ugatwara n'abagabo bazazindi wasanze. Yugendanye n'abasinzi 6, ubu musinzi wa 7 ukanywa bo bakanywa makiyasa 2, uwo kanywa ya 3 unywa kubasumbya. Yugendanye n'abantu beza uba mwiza kurusha babandi, huko bagasigara bakwigeraho. Ati dore disi si yakijijwe turi kureba, nitwe twagiye kumuvuna. None de babaye umuvuga butumwa, adore abaye umuhanuzi, bukinyenyeri yiratse nyine. Biterwa nabo yagendanye nabo. Shuti yanje uri kugendana nabande? Ni bande muri kugendana? Ye mukobwa, ni bande muri kugendana? Ye madamu, ni bande muri kugendana? Ye mugabo, ni bande muri kugendana? Reka nze nsoze. Ni wowe usubiza kino kibazo. Menya abantu mugendana. Nugendana n'abantu babi, itegura kuba mubi gusumbyaho. Nugendana n'abantu beza, itegura kuba myiza gusumbaho. Reka dusoreze hano. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Amen, amen. Hanyuma Pastor turagushimiye ku jambo ryiza utubwiye.
umuntu yavuze ati mbwira inshuti mugendana nkubwira uwo uri we. Yes cyane. Inshuti mugendana nkubwira uwo uri we. Cyane. Ihene nziza uyizirika ku hene mbi zikaba mbi. N'ibitoni kajya kona. N'ibitoni kajya kona. Aho ngaho nibyo. Abundi natangije ijambo ryiza navuga ati bya bibabaje ko ikiganiro kingana gutya kireshya gutya ukagitangira ariko ukagera nta kintu usize mu mutwe byaba ari ikibazo gikomeye. Nta magambo atatu kumva ukareba ukiga si ibintu bitatu byoroshye. Biroroshye rwose. Sinzi impamvu bibabananiza, sinzi impamvu nanije urugendo, sinanije abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru barananiwe cyane. Ariko nta kundi tu kwigisha no gozaho. Kwigisha no gozaho. Yesu yaragira avuga ati abantu simbasize bonyine, basize bonyine. Adusigira umwuka wera. Yadusigiye umwuka wera, umwuka waratabayeho abantu baba ibindi bintu. Basanga ahantu hamwe ati mbasigiye umwuka wera muzabane nawe uzabarinde. Ariko mu gihe cyo kugaruka azabasanga ahantu hamwe. Amen. Usibye ko bamwe babitiramo buraga ati nkone nk'abantu bakubise Yesu. Ngo n'ubu zamuteye ubwoba bwo kugaruka. No mu kanya yagarutse. N'ubu tuvugana hari uwagarutse. Ariko numitamaza nk'umuntu ngo mbwira ngo nire somo wize cyane ku isi. Ngo nize umuntu. Tumuntu sha. Umuntu wakubise Yesu ngo nano bakaba yaragize ubwoba bwo kugaruka. Nyene uvuga ibyo. Uvuga ibyo nta nubwo Yesu anamuzi. Amuzi mu izina. Ubundi David babitiramo brag we ni brag. Ariko ngange ibyo ndabwo nabitera brag. Burari ibintu utakinisha. Burari ibintu utakinisha. Yesu ngo baramukubise ibintu bamukubise ngo n'ubu zamuteye ubwa bwo kugaruka ku isi. Ngo rero nyine watera brag bigendanye n'urwego rwiwe. Ariko hari ibintu utakinisha. Hari ibintu utashyira mu rurimi rwawe. N'uyu munsi arabo yaje haradukase harakunani mbonye arabavuye gushingura. Uwo ibyo yakoze n'ibyo ibyiza cyangwa ibibi uyu munsi imperuka ye yageze ko ndarundi rubanza azajyamo iteka niba ari mu bwami bw'ijuru imirimo ye yarageze no kuvuga ngo ibyo yakoze hano ku isi n'ibyo yararangiye ubwo rwarangiriye hariya ubwo bisaba indi mirimo yagize ute azakora agiye mu ijuru. Natwe twavukiye mu gipasiteri. Ndaye ndazakora. Iba yarangiye. Mu gipasiteri wasanga imirimo y'abapasiteri zaderekeza. Oya mu ijuru buri wese azimurikira. Urose zagenda nibyo. Ndabwo abana banje rero nakuze nsanga mu rugo ari gipasiteri. Oya ndabwo abana banje bavuze ati papa yari umuhanuzi ndabwo bazabibeshesha ngo papa yari umupasiteri yari umusenza asengera abandi no bakizwe ku giti cyabo nanjye ngizwe ubundi agakiza ni umwihariko agakiza kanjye sinakaraga abana cyakora yenda Imana yanyumvira hamwe no kwitonda no kubigisha bikagenda neza. Harimo n'umuntu wamye agakiza ngo ntago tugasengera agakiza ni impano Imana yatwemereye ni nako kora ariko uwo muntu urahamanya nawe buriya gakiza ntitujya kugasaba ntabwo ngo dusaba agakiza ahubwo dusaba imirimo izaduherekeza myiza imirimo nayo izaduherekeza tuyikora twamaze guhabwa ku gakiza agakiza ni impano Imana twihera rwose ni impano ko ntago wagenda ngo ko umuntu aragishije reka tureke tuzabigaruka pasiteri tureke tuzabigaruka reka dusaze ikiganiro cyacu hanyuma hari n'abantu basengera ngo ngiye ngo mutayo ngo gusengera ubugingo ubugingo ntago babusengera nyakareka n'agakiza ni kado y'Imana ubundi wakiye agakiza ugakizwa ugakura imirimo yo gukiranuka n'ubugingo butangira ku kanya ni system igihe utambikiye ubwo nabwo buvuyemo nabwo ubugenda niyo mpamvu tuvuga ngo hari ibyaha by'inyongo biza bugingo hari n'ibyica ubugingo Andre reka ngubaze kano kantu kamwe ariko abantu bankurikiye mu ihangana ntago ariko nkuko nari nsanzwe nyobora cyane sibyo ko mba numva amavuta yaje pastor yego ubu muntu ari kuri bombone ari muri sonde aburi 30 yego byibura kibuka kimana ihari uwo muntu yabona ijuru ubundi ni na kimana itsindisha satani buri uko umuntu yabo wakagarara aburanga amasegonda 30 uko umuntu yakitwara kose ibyaha byose yakora ageze mu iyo misi ye ya nyuma akagirirwa ubuntu bwo kuvuga ngo man mbabarira narakwirengagije sinakubashe mbabarira ibyaha byose nakoze nubwo atabyatura akamenya kubitekereza mu mutima kuko buriya mu mutima niho byose bikorera ahubwo njye hari ikindi kintu nasenze uwo muntu yataha ijuru njye n'ikindi kintu ngiye kuvuga ku bantu bankurikiye hari Imana kundi duha promotion njyewe ndabaho ubuhamya njyewe mama yari umukristo pe yarasengaga pe
mama ararwara ndabizi ararwara subizi cyane ndamurwaza igihe byari bikomeye turi mu bitaro turi Kanombe twagiye dufata isengesho nk'abana nanjye ndarisenga navuga ati Mana rero urabona ari mu buribwe urumva David nawe urarisenga iyi nayisenze urabona ari muri buribwe mukize muvure bane hariya urabona ari mu buribwe turamukunda pe ariko ari mu buribwe yego uzikindi Imana yadukoreye Imana yese vuga ati ntabwo ari bwo mutwara yirongera mudutiza arakira araza tumarana amezi agera mu 9 turi kumwe nawe yego noneho cyagiye tubona atari mu buribwe nibwo yigendeye navuga ati kweki Imana yemeye katagendera hariya ikamutwara cyagiye tubona atari wo kugenda cyane bisa naho bitunguranye rwose nukubera iki icyo ngicyo kiba cyerekana imirimo y'Imana buriya haba hari ng'utuntu ataratunganya Imana ibigira ngo abanza dutunganye nyuma asabone yakende kuko iryo sengesho twarisenze kiyegera arembye cyane muvuga ngo birarangiye two tugenda tuja gusenga ati Imana urabona ko ari kuribwa mucyure vuba bitumubone umuntu dukunda abo barakuriye Imana uyangi mucyure we ndi mukwe mbwo buribwe nyine yahise imukiza narakire Imana irumvisha isengesho ryanyu irarisubiza irongera muzani mutumarisha ameza ngahe nada ari muzima cyagiye tutabitekerezaga nibwo yagiye kuko n'umukugenda kwa mama ntago ari ibintu byamuriye yego ntago byamuriye pe icyo rero nicyo cyerekana urupfu rw'umukiranutsi nta bintu byigeze buri Imana yaramuteguye maze kumutegura hari utwara ataratunganya aradutunganya cyane ntubizi basi bwatingiye kureba mama aragenda umugeni arataha ndakunda niko bimeze hanyuma tugeze muri kakanya keza ko kumvije ko kumva nimero y'umukozi w'Imana munyihangane gato nkunda ijambo ry'Imana ku bantu bifuza gusengana nawe ku bantu bashaka gusengana nawe ni umuhanuzi ni umuntu Imana kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi hanyuma ku bantu badukurikiye kuri Gonareke Plus no kuri Ndumukiso TV niko kanyuka ngo dufate nimero ye umuntu yisanzwe ifite niyo ngiyo ntiyahindutse nabe yahindutse araza kubitubwira ariko nanone ku muntu wacikanwe udukurikiye ari bwo bwa mbere icyo gihe ngabone nimero y'umukozi w'Imana Pastor cyane cyane kari we muntu dukeneye muri iyi minsi mu bihe bigoranye ariko nanone mu bihe byiza aho wakurikirana ivuga butumwa ahantu hose hagiye hatandukanye yego Pastor nikarabona nimero yawe urasuzumye nadusengera nimero ni 078 24 53 826 iboneka mu Rwanda no mu mahanga kuri WhatsApp Mana mu izina rya Yesu turagushimiye izina rya niryubahwe wakoze imirimo n'ibitangazo bana natwe turakunezewe no ushyirwe hejuru dusengeye ababene data na bashiki bacu badukurikiye kuri Gonareke TV na ndi umukristo TV Mana ubaho umugisha utagabanije kandi ukomeze kubegera higi bibahiga urwanya ibibarwanya ukubitire kuri imigambi yose abadayimoni kuri bo data mwiza uzamura ibendera rya burya amashimwe data twese nzemwe mudukunda fungura imiryango y'imigisha kuri bo kandi indwara zikire data usumba byose bakizwe nawe batabarwe nawe imbaraga zawe ziganze zitegeke mwuka wa wera amanukire muri bo abahembure mu mwuka no mu bugingo izina rye ryubahwe no mu mubiri data misemwe mudukunda ndabizukijije ukiza mu buryo bwose izina ryawe rigashyirwa hejuru ngabana nabo barengera muri byose kandi bagirire neza niko tubasengeye ku Mana ku bwa data batwese mwana n'umwuka wera Amen.